Dutangiye inkuru yacu n'umukobwa umugore yari ari muri dushe ari gukaraba, ngo hirya hahise haturuka umuntu mu muryango ubona ko disi ni umutipe w'ijeya, umutipe w'ibogari ari kwiyumvira umuziki afite kutiri mu matwi. Disi yaraje muri dushe gake gake ariko hino ntabwo yinjiyemo imbere. Arimo arashaka iki? Arimo arashaka isume. Aba arayibonye ati kumbe isume ninde arayitwaye? Ubwo disi yarayitwaye nta nubwo yagiye muri dushe, ashobora kuba atazi ko disi hari n'umuntu urimo. Yarayitwaye, yaje kuyitwara yongera arayisubirirayo nk'uko muri kubibona. Ubwo disi yaragiye, undi nawe ari muri dushe arasohoka ngo arebe ya sume yazanye, kumbe ashobora kuba yatwaye isume itari iye, yatwaye isume y'umutipe. Rebera nawe, umutipe we yahise yisubirirayo. Disi umugore mu guhindukira yabuze isume ati ndi ntwari isume se, isume nsize aha ngaha igiye hehe? Ariko disi nta nubwo isume ari iye, yuriya musore ese kubera icyo ashaka kuyitwara. Turaza kubona impamvu nyine ashaka kuyitwara. Ubwo disi akwereka umukobwa, umugore yongera ararunguruka avuga ati isume nta yindi ndabona aha ngaha kandi nsohoka bashobora kumbona. Ubwo disi yarasohotse gake gake abona indi sume y'umutuku hirya, agenda gake gake ariko atasohoka mu muryango ngo hatagira umuntu umubona. Disi yaragiye ahita ayifata gake gake. Ndagushimira ko subscribe kandi utarayikora ndagusaba ngo uyikore, Imana iguhe umugisha. Disi arakwereka umusore yaragiye n'isume ye yigira muri salo nyine ajya kwiyumvira umuziki ariko ari kwihanagura, ubona ko nawe ahari, ubona ko nyine yari amaze gukaraba cyangwa se ari kwihanagura nyine nk'umuntu umaze kuruha. Disi rero umuziki nuko disi ni umutipe w'ibogari, ni umutipe w'ijeya nk'uko muri kubibona, arimo kwiyumvira umuziki rero mu kirahure hanze. Undi nawe asohoka, wa wundi avuye muri dushe araza ageze muri salo asanga wa mutipe niho yibereye ari kumva umuziki yambaye na ya sume y'umutuku. Ambwira ati ukundi nkawe wabaye ute? Ngo disi n'umutipe aho ari umukozi wo muri runo rugo, uyu mutipe ni umukozi wo muri runo rugo. Ngo disi yese yikanga ati mbabarira mabuja, mbabarira pe, mbabarira rwose. Umugore ati ndavuze ngo sohoka nigendere. Ubwo disi amukubwira ati ngo uva hano ntambuke, kandi iki ahangaha ahagaze nyine niho hari umuryango w'icyuma kijya kwa mabuja. Amubwira ati sohoka niyambarira, uranyumva neza? Ubwo disi umutipe atarasohoka wa mugore se mwaka yasume. Ndebere nawe kandi isume niyo uyu mutipe ese kubera kiri n'umudamu ngo n'ugore nyirabuja ashaka kuyaka uno musore. Ndebera nawe ko disi barakwereka wa mama wacu nyine, uyu mabuja w'uyu musore isigaye aho ngaho nyine yumiwe. Ubona ko disi ndize no kwitekerereza, ubona ko disi ndebe ko utekereza ati ubundi ariko sha nzagufatisha. Ndebera ariko mwaka isume ye yanayitwaye muri dushe. Ndebere abagore b'iki gihe hajya gufata isume y'umukozi we akayitwara muri dushe ngo abe ariyo akoresha. Nese ubundi abona umutipe we ariko bigenza ute? Kuko ariko umutipe se agenda yegereza imodoka nk'ibisanzwe. Kwegereza imodoka mabuja nawe yariteguye, amaze kwitegura nyine yarasohotse gake gake aza amusatira. Undi nawe ari koza imodoka ye, ngo yagiye kwigira mu kazi aramusatira aramukanga ati mabuja ati ubundi kuki njyewe ntwarira isume kandi ntabwo nakubwiye neza kuki wantwariye isume? Undi ati ako isume njyewe ni iyanjye. Umugore ati ibyirimo byose bino rugo byose ni ibyanjye, waba warabyizaniye utaba warabyizaniye kuko naraguhaye akazi, ni ibikoresho bintu nshaka, uranyumva neza? Disi urakwereka umutipe nakunde ko yari kubigenza yahise amusiga aho ngaho arigendera. Disi batwereka undi munsi wa mugore yahagaze none muri wa muryango yahise agenda ajya muri salo. Umutipe nawe baramubwiye ati duhurire hejuru muri salo, uranyumva neza? Disi byaramucanze ati yaje aseka ati ese ko umpamagaye aha ngaha kandi aha ngaha ariho hajya mu cyumba cyawe? Umumabuja ati ariko se nyegera hino nkubwire, uranyumva neza? Nyegera hino rega uzi ko nzahora mvuga nabi? Ati ahubwo gira ukinga aho ngaho. Disi akwereka umusore ati oya aha rwose ni mu cyumba cyawe, njyewe ntabwo naza aha ngaha. Mabuja ati ariko si njyewe utegeka aha ngaha. Disi akwereka umumabuja, rebera nawe tangiye kugenda ajya kuri wa mutipe utunye kumukorakora gake gake. Rebera nawe umumabuja kandi ngafite umugabo, sinzi afite umugabo. Rebera ese ngaho wari umusore ahantu ho wahava simbizi. Disi barakwereka umutipe ati oya mabuja wapi, igihe cyanzanye aha ngaha ni gukora akazi kandi ibintu mpembera genda nabishimira, rero oya kanigendere rwose. Mabuja ati oya ariko si nkawe uretse gatoya nisobanura wowe ntabishaka, sinzi ngo arashaka iki.
rebera nawe mu mabuja hindukiye gatoya arahindukiye umuti byamucanze turi kundi mu mabuja ubundi akudusura kuri umuti pibugari kwisura kwiri ku mabuja yasazana impapuro atangiye kumubwira ati urabizi se urabona iyi karamu se nuyifata hanyuma ugasinya kuri izi mpapuro njyewe ngiye gukongeza umushahara uranyumva neza ngiye gukongeza umushahara kandi nyine ugomba kubikora yewe nubikora nakongeza umushahara umutipe no ku mafaranga areba ati koko umutipe ati njyewe ndaba nongeje umushahara ndaba mwongejwe ndangiza mbone na mabuja ewana ati ni imigisha mu yindi dusa kwereka umutipe yabanje kumureba ati akoze koko mabuja ibintu uvuga nibyo koko bakwereka nyine umutipe we yese yisinya y'amapuro ati yawana ntacyo bitwaye none se ko wanyizaniye ntabwo ugomba kugenda dusa kwereka disi n'umumabuja mwiza ese waba uri umukozi waba uri umusore tubwire wa musore we wabigenza ute ahantu uyu mumabuja wamureka cyangwa wahagumanye ukavuga ati nakora ikintu nsaba si byose kudisi urakwereka umumabuja amubwiye ati warakoze kunsinyira impapuro ngiye nkongeje umushahara uranyumva neza kandi niba nkongeje umushahara bivuze yuko nyine ikintu nshaka ugomba kugikora kudisi umumabuja aho gushaka kumubwira ati nyine ngo baryamane rebera nawe umusore nyine sinzi niba yarabikoze uhereye bakiri aho ngaho barakwereka haje umugabo gake nyine biri mu modoka ye nk'uko muri kwibona hasa gake kiri kwifiringira ubuzima ari kwifiringira imodoka ye ari kuza abona ko disi yaje araparika akora umukandara gake uri kwibona umugabo utikoraho ngabona ko nyine umuherwe ari kubona warakaye ewana nk'uko muri kwibona ndagusaba gukora subscribe kandi nawe utarayikora ndagusanga uyikore Imana iguhe umugisha nawe ufunguye link ya WhatsApp ushaka jya joininga tukaba tuganira gake nta kibazo ngo barakwereka wa mama yinjiye wa musore asimenye ko uyu mugore yarikodinze yafashe telefone ashyira hasi nkuko muri kwibona ngiye mbonye ko kuri muri kodinga byose umugore barakwereka ati hanjiye n'umugabo uyu mugabo ntabwo ari umugabo we kuko nkuko wabana sinzi ngo umugabo w'umugore yagiye he iki kigabo kiza bisanzwe nko kukiza nkuko muba mubibona uyu mugore we akakigira ifaranga kutisa umudamu n'umuntu icyo giye ku nocuro amwiriye nko muri kwibona atangira kumwijyaho gake katwanye ko arimo no kumurikodinga ndetse akwereka umudamu yicaye ati oya uyu munsi ntabwo tubikora si byose utise yicara ku buriri ndeba nayo kano gasuzuguro yicarira ku buriri ati use ku buriri cyangwa ubyihorere uyu munsi ngenda nifite n'ibyishimo ndetse muri kuri telefone hirya ndimira muri kodinga umugabo ati ibi twayigize turi kugendana haza da ngomba kuhaza atari ko ngiye kamaze nkubwire ngiye ntabwo bankiniraho ngiye niba naguye amafaranga yanjye ubu kujya ukora ikintu nyine ngusabye cyose uranyumva neza udisuye umuntu w'umudamu ntimurire amafaranga none kuri nshuro bibanze yuko baryamana kandi n'umugore nyine we asigaye ajya kwirebera nde wa mukozi we nyine ndebe ngo nawe ngo wibogari nyine kurusha iki uyu nguyu bari kumwe umudamu yaraje ati mubwira wa musore we uyu munsi nshaka kubwira ko hari akadiru ushaka kunyenera urabona iyo telefone urabona aya mashusho ukabona aya mashusho weho ugiye noneho ntamagaye polisi weho polisi nazo umubwire yuko ari wabibonye nyine ari wabifotoye kugira iki ariko gufata ku ngufu uranyumva neza nshaka ko noneho ibintu birangira umukozi atari ko se ko ndeba ari wabyifotoreye yagufashe ku ngufu ati mabuja ati nakubwiye ngo simikwishyurira kandi ejo bundi waransinyiye impapuro bivuze yuko nyine unabyanze njyewe atunganyiriza umushahara uranyumva neza icyo cyose ugomba kugira iki ugomba kugikora rero nawe umugabo yagiye yicara muri salo umusore yaraje nyine umusore yaraje atari kubwira umugabo ati nta soni urashaka gufatira amabuja ku ngufu nta soni njye nshinzwe kumurinda ntabwo bishoboka njyewe ko nabyemera kuko isi mabuja yose arinjira gake afite impapuro afite na ya telefone yafashe ya videwo udise yaragiye ahita yereka wa mugabo ati wabonye ko washatse kumfata ku ngufu wabibonye ko washatse kumfata ku ngufu ko noneho uraza gusobanura impamvu wanyinjiriye mu nzu udise umugabo yaguye mu gatego ndeba nawe ukuntu abagore bagushanya mu gatego umugabo yarikanze avuga ati ndapfuye ibyanjye bindangiriyeho udise umugabo yahagutse n'umujinya ashaka gukubita n'umukobwa umutipe atitambika mu hagati ati itonde kuko reka bakiri aho ngaho bose barebye imbere umugabo yarikanze ati kandi se n'ibiki kandi bibaye nini kibaye nta soni koko jewe ibi ntabwo nabyemera
sinzi ngo habaye iki. Ubwo barakwereka hari hinjiye polisi yaraje kitazi ko kuri amagabo bamugambaniye, rero twabonye ko bamugambaniye. N'iriya video umugore wayifashe nyine yarayifashe nk'uko muri kwibona, araza kudisi nta kindi kintu bakoze, niba hari ibimenyetso bigushinja hafashe umugabo bamushyira mu buroko, polisi amutwara ati umva ugomba kugira iki, ugomba kubiryozwa. Umugabo ati ariko umenye kuri igicucu kandi ukuri kuzamenyekana, uranyumva neza. Kudisi umugabo baramugambaniye, si undi wajyaga he mu ngo z'abandi, ndebera nawe. Kudisi umugore kurangana nawe umusazi umugambanyi. Umusore yikanzemo ati uyu mabusha mfitera ibintu ansaba ko nge nzabibasha, ndebera nawe. Umusore bashaka kumushyirishamo, umusore kwirika mabuje yarishimye, ariko umusore biramurakaza. Kudisi bakwetse yasizana na za mpapuro, baravuga ati Kudisi umudamu yasoma akaza mpapuro ati impapuro zanjye izi ngizi, ahangana uriya mugabo wasinye yansinyiye, uranyumva neza. Kudisi arakwireka umugabo yashatse kuziramo cyane n'umupolisi atazimwaka ati oya wibjyamo cyane, ingi ni ibimenyetso naguhaye, uranyumva neza. Kudisi arakwireka umusore nawe yaramusetse, umusore yaramusetse atangira kumurega nawe ati uyu mudamu yafashe ku ngufu, uyu ni mabujanye yafashe ku ngufu, none yanansinyishije n'impapuro nyine ambwira yuko ngazama amafaranga menshi nta nayo yamaye, kandi uriya mugabo yamugambaniye. Muri iki kintu bakoze, umugabo nawe base yafata wa mugabo amushyira mu mapingu. Umudamu byamubabaje aturiye igicucu nasunje urandega kuko urantanga hanze. Dushaka kwereka inkozi y'ibibi umugabo nawe baramutwaye. Mani barinde, turabakunda cyane, ese ko mukuyemo isomo.